3, 2, 1, and let's go! Tour du Rwanda 2026 begins now! Turi ku cyumweru tariki ya 22 turi mu mihanda ya Nyagatare ahazwi nko ku Kiyenzi kuri rompuwe aho twaje kwihera amaso tureba ubwiza butatse igihugu twenjoyinga ibikorwa remezo twubakiwe ku bw'ubuyobozi bwiza. Ndabibutsa kandi ko umujyi wa Nyagatare uri mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali, by'umwihariko ukaba ari umujyi ufite isuku, ufite ubwiza nyaburanga, ufite imihanda myiza, akaba nkeka ko ari nayo mpamvu yatumye iri rushanwa rinyura hano kugira ngo amagare akate kuri iyi rompuwe nziza, rompuwe yo ku Kiyenzi ahangaha rero ureba abaturage babukereye baje ari benshi, baje kwihera amaso, baje kwishima, baje kuryoherwa n'uburyohe bw'irushanwa rya Tour du Rwanda. Iri rushanwa kandi ndakwibutsa ko ryakozwe ku birometero 173 n'ibice bitandatu kuva mu Rukomo kugera i Rwamagana. Ariko twebwe turibuze kuvuga ibya hano iwacu Nyagatare. Ahangaha Nyagatare ni naho ibyishimo by'irushanwa nyakuri byagaragariye, kuko ndahamya ko ariho hari abafana benshi, nubwo hatari hari stopping point cyangwa se wenda ending point cyangwa starting point, ariko ahangaha ku Kiyenzi hari umuturage, hari umuntu waje kureba igare, aricyo kintu cyamuzanye. Hari abari baturutse mu karere ka Gatsibo, bari baturutse ahantu hagiye hatandukanye bakaza hano muri Nyagatare kwihera amaso, kuko Nyagatare ari ahantu heza harambuye, ureba amagare ukayareba yose uko yakabaye kuva kurya mbere kugera kurya nyuma. Imiterere y'akarere ka Nyagatare rero yongereye ibintu byinshi kuri iri rushanwa, yatumye irushanwa rigenda neza cyane, kubera ko abafashe amafoto meza, abarebaga barebye neza, mu by'ukuri ibintu byari bimeze neza cyane. Wowe utahaje wahombye. Mu gihe twarimo turyoherwa n'irushanwa, twabashije kuganira n'abaturage batubwira imbamutima zabo, batubwira ko bishimiye ibikorwa remezo, kandi batubwira ko bishimiye umutekano wari uri aha hantu, by'umwihariko bashimira polisi y'igihugu n'umukuru w'igihugu wabashije gushyiraho ibikorwa remezo kugira ngo tubashe kumva no gukurikirana iri rushanwa, turyoherwe n'ibikorwa remezo ndetse turyoherwe n'uburyohe bwa siporo muri rusange. Abaturage baje kureba irushanwa baragaragaza imbamutima zabo n'amashimwe akomeye cyane. Irushanwa ry'amagare waribonye gute? Irushanwa ry'amagare ndaribona neza, ndumva nishimye kubera ko aribwo bwa mbere mbibonye. Ariko ngo babibye. Twebwe Ngo babibye ngo baciye akanya gatoya. Ntabwo ari akanya gatoya, ndabona harimo abantu bacu bameze neza, nta kibazo rwose. Hanyuma tubwire kuba ibikorwa remezo bibegera mukabona n'amagare, ninde mushimira? Dushimira Paul Kagame kubera ko yatwegereje ibikorwa remezo, tumeze neza ubu, ntabwo tukimeze nka kera uko twari tubayeho, twari turi mu bwigunge. Yakiye neza, ndashima Imana kuko perezida wacu yadukuye mu bwigunge. Ubu mbese ndi umukecuru ushima Imana kubera ko ndumva mbonye ibyiza byose birimo kuza bidusanga. Hano saa 5:40 nje kureba isiganwa ry'amagare, nari ndi mu murima mbitambamo. Niyo matsiko wari ufite? Matsiko nari mfite, nashaka kugira ngo ndebe abanyarwanda bacu ko bazi gusiganwa, nabo bazi kugenda ku magare. None nsanze harimo abanyarwanda n'abazungu bagize neza, byose nayo. Muri make twavuga ko ibyishimo wari witeze muri irushanwa ry'igare urabitahanye. Ibyishimo nari niteze mu irushanwa ry'igare ndabitahanye. Nitwa Mukangoga Goderiva, nkaba ntuye Mirama ya mbere ya kabiri. Ndabitahanye rwose, ngiye meze neza, numva nishimye. Umukecuru imyaka 68. 68. Umujene bitese? Meze neza? Meze neza. Witwa gute? Twishimwe Josiane. Josiane, waturutse he? Iwacu ni Gatsibo, ariko nanyuze hano ndimo gutaha. Iwacu ni Shiramuruzi. Ubwa mbere mbibonye biranshimishije cyane, kubona abanyarwanda nabo barimo guhatana ni iby'agaciro cyane. Ibyo si ibikorwa remezo biba byarubatse, kuba mu ntara y'Iburasirazuba hageze igare ntabwo kunze kuhagera. Mwabyakiriye mute? Twabyakiriye neza, twishimye. Ndakeka narabimenye ejo bundi ko amasiganwa azaca mu karere kacu, ariko nubwo napanze gutaha, ariko nabyo byari bindimo, nari kugera Shiramuruzi nkagara ku muhanda kareba amasiganwa y'amagare. Ni byiza, bibereye ijisho pe. Igihugu cyacu kigeze ahantu hashimishije. Murabishimira ndi? Turabishimira Perezida Paul Kagame, umutoza w'ikirenga, umugabo uhagarara ku ijambo rye, kandi ibyo yakoze birakwiye. Nubwo ntaramenya ngo ninde bwegukane igihembo, ariko uko biri kose ndishimye cyane.
Isiganwa ry'amagare ni ryiza kuko ni siporo kandi bituma abantu bava mu bwigunge, urabona abantu uko tungana ni benshi cyane, noneho by'akarusho kumva noneho dushaka kureba ko hari umunyarwanda wagerageje kandi twababonye binashobotse ku bw'amahirwe bashobora no kuza kugira umwanya mwiza. Njye naturutse Ingarama ariko aho nari nagiye bitumye mvayo, nari mfite amatsiko cyane kuko siporo ubundi ni umukino uruhura mu mutwe, ukareba uburyo abantu bafite ishyaka ryo gusiganwa kandi basiganwa, si ugusiganwa gusa baharanira n'igihembo abanyarwanda guhesha igihugu ishema. Ibi byose bikorwa ku bw'umutekano w'igihugu, wabonye ko hari abapolisi n'imihanda ikozwe neza. Ibi byiza wowe ubibona gute? Ni izihe mbamutima zawe kuri ibi bikorwa remezo biba byakoze? Icya mbere nashimira polisi y'u Rwanda kuko ahantu hose, haba kuri arete iyo ariyo yose, haba ku dusantere runaka, aho ariho hose hari abapolisi, umutekano umeze neza, ibintu byagenze neza. Ikindi abantu benshi hari abatabonaga nk'ibikorwa remezo ariko byatumye bava n'iyo mu cyaro, baje bitegereje barebye, hari abagize hano batari bakanahageze. Ibyo tubishimira umukuru w'igihugu kuko izi ni impinduka zikomeye cyane, ibintu bitigeze binaba kandi urabona ko ndi mukuru ariko ibi ntabwo nigeze mbibona. Twavuga ko ibyishimo wari witeze muri irushanwa ry'amagare ubitahanye cyangwa hari icyaburaga? Ndabitahanye kuko icya mbere umutekano wagenze neza, nta kibazo cyabayemo aho bigereye. Ikindi gitumye nishima cyane nuko mbonye abanyarwanda bagenzi bacu no bari mu mwanya mwiza cyane, abanyarwanda bari muri siganwa. Gusa nk'uko icya mbere na mbere ino bamenyeye imisozi y'ino, barayimenyeye. Ubutumwa nabaha n'ubundi ni ugukomereza aho ngaho ariko uko bafite n'akarusho kubera ko bagenda mu gihugu bazi. Nubwo twarimo turyoherwa n'irushanwa rya Tour du Rwanda, ariko zimwe mu modoka z'ibigo byamamaza zigenda imbere y'amagare zageze i Gabiro mu karere ka Gatsibo, imwe ita umuhanda igonga abafana bari kureba irushanwa ry'amagare. Muri abo bafana hapfuyemo 2, abandi 6 barakomereka bikabije bajyanwa kwa muganga. Mu gihe irushanwa ryari rirangiye, umuyobozi w'ishirahamwe ry'umukino w'amagare Ndayishimiye Samson yasabye abari i Rwamagana gufata umwanya wo kwibuka abaguye muri iyo mpanuka. Umukinnyi w'amagare uturuka mu gihugu cya Israel witwa Itamar niwe wegukanye etape ya mbere. Jewe ndi Sam Ndagije, Hope of TV Rwanda mu karere ka Nyagatare.